nziza idakenesheje uyitanze, ikungahaza uyihawe idakenesheje uyitanze. Icyo bishatse kuvuga ni iki? Umugore umunyarwandakazi arasabwa gucya, arasabwa kuzana umwuka w'ibyishimo iwe mu rugo, mu baturanyi, aho ari hose, mu kazi, ukaba isoko y'ibyishimo mu bandi. Iyo usetse utagamije gushimisha abandi cyangwa ugaseka nawe ubwawe utishimye, babyita gushinyika. Umugore ushoboye ahangaha ni umugore w'uburanga. Umugore w'uburanga ariko udategekwa nabwo. Umugore w'uburanga udategekwa nabwo ngo bimubuze kuba hagomba kuba ari. Niba ari mu kazi uri umukozi, kora inshingano zakuzana. Niba ari mu rugo uri mama w'abana, uzi inshingano zawe. Niba uri hano waje guserebura, nyine serebura. Aho ugomba kuguri ukaba ugomba kuhaba, udatwawe n'uburanga gusa ngo ugire muri miruwari na telefone mu kandi kanya ngo ngo hano amasaha y'umwana ageze ngo yagiye, ngo niko kado ngo yagiye ngo igikuru. Uri he? Muri miruwari, muri makiyaje. Nabyo ni byiza, ariko buri kintu cyose mu mwanya wacyo. Uburanga ni bwiza tubwiteho, ariko butatubujije kubaho tugomba kuba turi. Umugore ushoboye bavuga hano ni nyirateganyiriza ibihe, azi guteganya. Abanyamasi kumvikana, ni nyirateganyiriza ibihe. Ntabwo areba ibyo arebesha amaso imbere ye ngo yumve ko ubwo buzima yabugezeho. Atera dodo akayisoroma avuga ati nirangira nateye indiza niyo mu kwa gatatu, ariko nateye iyo nzajya mu kwa gatanu. Ntabwo ari kuri cya giti ari gusoroma gusa. Ni urugero rutuma ntaze ibindi namwe izindi ngero muzishakemo. Umugore ushoboye ni nyirateganyiriza igihe. Ni nyirasuku. Nyirasuku, isuku twese turayizi, na hano turasukutse rwose, turasobanutse. Wisukura ubwe, agasukura be, agasukura aho atuye, agasukura aho akorera, by'akarusho agasukura ururimi rwe. Gusukura ururimi twabitindaho kuko hari imyumvire ivuga ko abagore tugira ururimi, tugira akarimi cyangwa se tuvuga. Ndagira ngo uyu mwanya twahuriye aha ngaha, iki kintu twongere tukigarukeho nk'uko Pastor yabivuze, ngo twisubiremo mu marangamutima yacu, turebe ibyiza dukora tubikomeze, ibyo twakoze nabi tubikosore. Aka kantu bakunda kuvuga ko abagore turi ba nyiramagambo, ba nyirakarimi, buri wese agatekerezo ku giti cye. Kuvuga ni byiza, vuga ariko uvuge iby'akamaro, ibikomeza abandi. Dutange inama nziza ku batware bacu. Ntube wa mugore uri guteranya umugabo we n'abandi bagenzi be. Ntube wa mugore uri guteranya abagore bagenzi bawe n'abayobozi. Ntube wa mugore wirirwa ugonganisha abantu ngo urabizi kanaka ngo yavuze ucecetse. Gusukura ururimi birandeba, birakureba wowe uri hano, kandi ubutumwa bugere ku bacu bose. Utagonganisha abaturanyi, utagonganisha abo dukorana, tubwira amagambo meza abana bacu, amagambo abagira abantu. Aha mu gusukura ururimi turatinda cyane ku bushobozi dufite bwo guhindura sosiyete tunyuze mu bo twibarutse. Ubu twese dushaka sosiyete twayigira nziza, ihinduka paradizo. Umuntu wese abigize intego agakoresha ururimi rwe neza mu bana yabyaye, mu bana arera, mu bana baturanye, yabagira abantu beza b'ejo hazaza. Ntibakura ari abana bafite inzangano, ntibakura ari abana b'ibyihebe. Ubwo bushobozi umugore arabufite. Turaba agaciro abagore, agaciro dufite tugakoresheje twahindura byinshi. Ikibazo tugakoresha gute?
amagambo dukoresha ku bana tugomba kuyatindaho, za nturo duha abana ngo ubu nanjye narabyaye, ngo nari mperekeje abandi, ngo wacyo ntaziho, ngo wantumva. Ibyo bigambo arabikurana, ni imyaka utatu baturiraho. Akanwa k'umugore kararema. Umuririmbyi yararimbye ngo soke femme ve Dieu. Akanwa kacu tukubahe, tugakoresha iby'ubutwari, tugakoresha iby'akamaro, kuko ubwo bushobozi Imana yarabuduhaye. Ubugambira kubyara umwana ukamugira icyihebe yaba cyo, ubyara umwana ukagambira kumugira umuntu ukomeye yaba we. Ariko dutekereza amagambo tubabwirira mu rugo. Ayo rero niyo azabyara wa muntu w'ejo, ni muzima cyangwa se nyine twaramwishe. Gusukura ururimi niho twari turi. Umugore ushoboye na Bibiliya hari icyo yamuvuzeho. Turi bandi bo kuja hanze ya Bibiliya, si tubara twese. Nkazanyemo rwo tutari mu rusengero. Bibiliya yamuvuzeho mu Migani 31 igice cya 10 kugeza 31. Ni byinshi ntabwo twabivuga, ariko ndavugamo nka bitatu. Muzahasome Imigani 31 10 kugeza 31. Bibiliya iravuga ngo akenyerana imbaraga, ntarya ibyo kurya by'ubute, abana bamwita Nyiramugisha. Umugabo we nawe ati abagore benshi bagenza neza mwuzuza, ariko woweho urabarusha bose. Dukomeze mu Rwanda, dukomeje kwishimira kuba ku isonga ku isi. U Rwanda ruri mu bihugu bya mbere ku isi mu guteza imbere abagore, aho bishimangirwa n'uruhare bakomeje kugira mu nzego zifatirwamo ibyemezo, nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ya 2003, aho riteganya ko abagore bagira nibura 30% by'imyanya mu nzego zifatirwamo ibyemezo. Mu nteko ishinga amategeko, mu mutwe w'abadepite, abagore bagera kuri 63%, 50% muri Sena. Mu bukungu 78% by'abagore bageze igihe cyo gukora bari mu mirimo itandukanye. Abagore 74% bazi gusoma no kwandika. Ibi byose byagezweho kubera ubushake bwa politiki, amategeko, ingamba n'ibikorwa biteza imbere abagore mu nzego zose. Urumva ko na politiki ifite ubushake bwo kuduha ubushobozi bwo kutugira icyizere, ntitubwitesha agaciro. Rero iwacu mu bitaro biteye gute? Dufite abagore bayoboye za departement. Abagore bayoboye za departement barahari iwacu. Dufite abadirectors b'abadamu, director of finance, director of quality, director of nursing, director. Mugore biko dufite abagore b'abashoferi, mukanya gato n'abapilote bazaza. Umugore w'agaciro kandi arashoboye. Ikibazo turitinya. Ubwo utari muri izo ngeri mvuze, muri ibyo byiciro mvuze, nawe ni umuyobozi ubwe, akaba umuyobozi w'urugo rwe. Nubwo hakozwe byinshi, twaje tubona ukuntu politiki ifitemo ubushake, yashizemo imbaraga nyinshi, haracyari imbogamizi. Imbogamizi ya mbere ni imyumvire iri hasi ku ihame ry'uburinganire hagati y'abagore n'abagabo. Uburinganire hagati y'abagore n'abagabo, aho usanga abagore benshi biteranije uburinganire n'ubwuzuzanye, akumva ko kuringanira n'umugabo ari ukumutegeka.
iyo ni imbogamizi yo imyumvire mibi ku buringanire. Ntitukitiranye uburinganire n'iki n'ubushakamo n'iki. Uburinganire ni ukuzuzanya, uburinganire ni ubujyanama, uburinganire ni ugukora ibyo ugomba gukora bijyanye n'ibyo ushoboye, n'undi agakora ibindi mu kuzuzanya nyine. Ntabwo ari ngo twahawe ijambo ngo ni uburinganire, ngo ubwo ngo nanjye nabonye perime ngo mbiyo kontati ngo nanjye ntware ukwezi ngo nawe uzatwara ukundi. Ewe ubwo rero ngo twajya mu biro by'abagore ngo utahe kare ngo nsange wagaburira abana ngo barye ngo si uburinganire se, ntabwo aribyo bavuze. Iyo utakanze mapu mu rugo wabyishe.